Ndagusuje cyane kandi ndakwifuriza amahoro y'Imana. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu Icurure TV, ndakwinginga kugira ngo ukore subscribe ndetse like na share, comment ndetse ukande kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose dushyizeho bijye bikugereraho ku gihe uhita ubibona. Ikimera bita umukunde ni ikimera kuva kera hose na kare abanyarwanda bagiye bifashisha mu buryo bwose butandukanye, ariko kandi impamvu nkuzaniye kuganiriza kuri iki kimera bita umukunde nuko abantu benshi iki kimera bagiye bakivugaho byinshi bitandukanye. Abantu bumva ko ari umukunde, bakumva ko ari uko nyine gishobora kuba gihuza abantu mu buryo bw'urukundo, gukundana cyangwa se ibindi bitandukanye. Ariko siyo mpamvu, kubera ko ntabwo ariyo mpamvu, kuko gishobora kuba cyahuza abantu mu rukundo cyangwa se bagakundana cyangwa se ibindi. Ahubwo bakise umukunde kubera ko aho gihingwa kenshi na kenshi usanga gishisha, ugasanga cyakunze icyo kirere ndetse cyakunze n'ubwo butaka kikaba umushishe. Ahantu henshi muzabona imikunde muzasanga ishishe cyane, niyo mpamvu bayise umukunde. Abantu benshi rero bakiyoberaho, ndetse ababasha kumama cyangwa se kubeshya akakibeshyaho abantu bumva ko iki kimera gishobora kubafasha gukundanisha abandi cyangwa se gukundwa cyangwa se gukundwa, kugirirwa igikundiro cyangwa se ndetse n'ibindi. Ariko siko kuri, kubera ko iki kimera nubwo cyitwa umukunde ntabwo ari umukunde kubera ko gishobora guhuza umuntu n'undi, ntabwo ari umukunde kubera ko gishobora gukundanisha abantu. Ahubwo iki ni ikimera bitse umukunde abanyarwanda bo hambere bitewe nuko iki kimera cyakoreshwa nyine aho gihinze hose kiba gihashishe kandi kikagaragara neza. Ikindi kandi hari ibimera nk'uko iki kimera kandi ari umukunde kinakoreshwa mu buryo bw'ubuvuzi gakondo. Kera hose na kare bagikoreshaga mu buryo bw'ubuvuzi gakondo. Iki kimera rero kivura indwara nyinshi, zirimo indwara zigendanye n'ubuhumekero ndetse zirimo n'indwara zigendanye n'igifu. Iki kimera ndetse ku gifu kirakora cyane. Ufashe amazi yacyo cyangwa se ukajya ufata ifu yacyo ukayishyira mu gikoma ndetse ukongeramo ubuki, hanyuma ukajya unywa cya gikoma kiva nyine kirimo umukunde ndetse kirimo n'ubuki, biba byiza cyane. Hanyuma ukajya byibura ufata itasi ya buri munsi yabyo, ufashe agace k'akayiko k'ifu y'umukunde ukagashyira muri cya gikoma itasi harimo n'ubuki ukanywa. Iki kimera kandi umukunde nanone cyifashishwaga kuva kera hose na kare mu migenzo y'abanyarwanda. Imigenzo y'abanyarwanda cyifashishwamo ni mu migenzo nyine n'ubundi y'ubuvuzi gakondo, aho cyazaga mu miti bita icyuhagiro. Hari ubwo babonaga ko umuntu afite imikoshi ndetse n'ibindi bitandukanye by'imikoshi, kutagirirwa nyine igikundiro cyangwa se n'ibindi bitandukanye, bakaba bashobora kumuhagiza umukunde ndetse bakamuhagiza ibimera birimo umukunde akundwe ngo na bose, bakamuhagiza ndetse ibimera birimo ikibonobono ngo abonere muri bose, bakamuhagiza ikimera bita nkurimwonga, ngavimwonga, ngagani bumuntu, ndetse bakamuhagiza ibimera bitandukanye nyine birimo ibyo bimera bifite iyo migenzo nyine. Harimo umukunde, harimo nkurimwonga, harimo nyine ikibonobono ndetse n'ibindi bimera ngira ngo bigera muri 3 ntababwiye ahangaha, ariko nzabwira mu kiganiro gikurikiraho. Ibyo bimera ahubwo abanyarwanda nyine babyifashishaga mu buryo bw'icyuhagiro, cyo bita icyuhagiro. Icyuhagiro rero bwari uburyo gukuraho umuntu ibintu by'imikoshi, gukuraho ngo umuntu ibintu mbese yaba yarahuherewe cyangwa n'ibindi bitandukanye, gutyo bigatuma wa muntu nyine, ndetse no kumukuraho ngo icyangiro ndetse n'ibindi. Ariko mu by'ukuri ntabwo umukunde nyine ari igiti cyo gukundanisha umuntu n'undi, ahubwo abanyarwanda bo hambere bawukoreshaga nyine mu rwego rw'umuti w'icyuhagiro cyangwa se wo kuhagira umuntu bitewe n'ibibazo runaka babonaga afite. Umukunde rero ni ikimera cyakoreshewe cyane mu banyarwanda kuva kera hose na kare, ndetse gikoreshwa nyine muri ubwo buryo. Harimo nyine umukunde, harimo ikibonobono, ndetse harimo na nkurimwonga, ndetse n'ibindi bimera bigendana nabyo byakoreshwaga ku bantu nk'abo ngabo babaga bafite ibyo bibazo. Umukunde rero akaba ari ikimera ndetse kinaribwa.
ni ikimera kinaribwa kubera ko imbuto zacyo cyangwa se imisogwe yabyo cyangwa se ibishyimbo, kambyite nk'ibishyimbo kuko cyera imiteja harimo imbuto zimeze nkaho ari nk'ibishyimbo. Nubanga izi mbuto abantu baraziteka bakazirya zikaba ibiryo nk'ibindi byose. Izi mbuto rero zikaba zifite umumaro cyane mu kurinda umuntu indwara ndetse no kongera za calcium mu mubiri ndetse no gufasha ku mikorere y'umwijima ndetse n'imikorere y'igifu. Izi mbuto akaba ari imbuto rero zikomeye cyane ku bantu babasha kuzirya. Ni imbuto ndetse zinafasha cyane abantu bagira ibibazo by'umuvuduko w'amaraso. Kurya rero iyi miteja n'izi mbuto birabafasha cyane. Umukunde rero nanone akaba ari ikimera gifite uburanga bwiza kuko abantu baragitera ku mbuga, bakagitera mu mirima yabo hafi y'urugo, ariko mu by'ukuri kenshi bagitera atari uko bagira ngo ubwo rugo rukundwe cyangwa bakundwe, ahubwo bagitera bagira ngo bazajye bagisarura mu buryo bw'ibiribwa. Ariko nyine wibuke neza ko abanyarwanda bo hambereho uyu mukunde bawifashishaga mu buryo nyine bwo kwivura zimwe mu ndwara nyine zirimo igifu ndetse n'izindi. Byiza rero gukoresha nyine iki kimera mu rwego nyine rwo kwirinda indwara nyine zitandukanye, kwirinda nyine ko wahura n'ibibazo bitandukanye by'umubiri cyangwa se izo ndwara nyine z'uruhererekane zindi zishobora guterwa nyine n'ibyo ngibyo nakubwiraga nyine umukunde uvura. Umukunde rero aho uzajya ubona ntibizabe nka kwa kundi ngo utazi nyakatsi ayinyaho, ahubwo uzahite wumva nyine ko umukunde ari igiti cyiza cy'ingirakamaro, igiti gitangaje, igiti cy'ubwiza buhebuje. Nkuko nyine nakomeje kubikubwira, uzumve ko ari igiti gihebuje, igiti cy'ingirakamaro, igiti wakumva ko wakoresha mu buzima bwa buri munsi. Nkubwiye ko cyifashishwa, nkubwiye ko nubwo bakita umukunde ariko abantu bakakibeshyaho cyane bumva ko gishobora guhuza umuntu n'undi n'ibindi, ahubwo iki giti abanyarwanda bo bagikoreshaga mu miti y'icyuhagiro bakuraho umuntu imikoshi n'ibindi gutyo bitandukanye, ndetse kugira ngo aganwe, kugira ngo bigende gute n'ibindi, ariko bakayikoresha atari cyonyine, bakagikoreshanya n'indi miti itandukanye bitaga nyine za nkorimwonga, bitaga nyine n'izo ngizo z'ibibonobono ndetse n'ibindi biti bigera hafi muri bitatu bigendana n'uwo mukunde. Urakoze cyane, ndagushimiye. Imana y'u Rwanda ikomeze kubana nawe kandi ikomeze kukugirira neza.